iriya ndakirwa mbonye hariya yubahutse kudutuka igatuka n'Imana yacu, buriya nzagenza bite ko?
usabe ubwire mwene so mwegera ati shingira ku byo yakoze byonyine ushima
neza ko namwe mwiga vuba namwe mwize. Nifuje no kutuganira ijambo ry'Imana bise ngo urufatiro rw'Imana rucyahagaze. Haleluya. Urufatiro rw'Imana rugize rute? Rucyahagaze. Na bugingo na n'ubu urufatiro rw'Imana rucyahagaze. Munyemereye rero twasoma ijambo ry'Imana kugira ngo ntaza gutinda. Abo tumenyeranye barabizi ko iyo nanezerewe kubwiriza biragabanuka. Reka dusome hariya mu gitabo cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Igitabo cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, turebe mu bice byaho bibiri mirongo 19. Igitabo cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo mu bice bibiri, turebe umurongo waho 19. Aravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana rucyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Amen. Haleluya. Biroroshye ijambo kurifata. Nyamara urufatiro rw'Imana rucyahagaze, kandi kuri urwo rufatiro handitseho aya magambo ngo Uwiteka azabe. Nuko rero umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Biroroshye kurifata. Reka twongere dusome mu gitabo cya mbere Pawulo yandikiye Abakorinto. Igitabo cya mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, turebe mu bice byaho bitatu, n'umurongo waho wa 11 n'uwa 12. Igitabo cya mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice bitatu, umurongo wa 11 dusome n'uwa 12. Aravuga ngo kuko nta rundi rufatiro umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Ariko umuntu niyubaka kuri urwo rufatiro izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyinshi cyangwa ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri, umurimo w'umuntu wese uzerekana. Urya munsi niwe uzawerekana, kuko uzahishuzwa iki? Umuriro. Akaba ari wo kandi uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Amen. Haleluya. Ahangaha ndashaka ngo dufatemo amagambo abiri. Ijambo rya mbere ryavuze ngo nta rundi rufatiro tubasha gushyiraho uretse urwashyizweho. Haleluya. Urwo rufatiro rwashyizweho yarudusobanura, ni urufatiro rwitwa Yesu Kristo mu nyuguti nini. Ni rwo rufatiro rwashyizweho. Hanyuma rero abubakaho ni benshi, n'ibyo bubakisha ni byinshi, ariko umuriro niwo uzagerageza umurimo w'umuntu wese. Haleluya. Aya niyo magambo nifuje ko tuganira, twiganirire. Umuntu uhagaze imbere yanyu ni umubwirizabutumwa w'umuswa, w'umunyantege nke hanyuma y'abandi, ariko ukeneye kuganira n'abantu b'Imana. Haleluya.
ukeneye kuganira n'abantu b'Imana mushumba buriya ushatse gutumira abavuga ubutumwa b'abahanga ngewe unyungura ntabwo babo ariko tuvuge mu rufatiro rw'Imana bahagaze bibwire mwene se urufatiro rw'Imana cyahagaze umunsi umwe mu gitabo cy'Ibyahishuriwe hariya mu bice bitanu umugabo witwa Yohana bamujyanye ku kirwa Patimo bamutandukanya n'abantu baravuga ngo icyashobora Yohana ni kimwe cyonyine gusa no kumuvana mu bantu bamujyana ku kirwa ahantu azajya ari kumva amazi gusa akazajya yenda nagira amahirwe akabona amafi asimbuka ariko ntabone umuntu kugira ngo amubwire ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo ku munsi w'Umwami Imana nari ndi mu mwuka warangije agiye mu mwuka abona ibikorerwa abantu arababara ararira avuza induru arataka aravuga ngo data bigenze bite bibaye bite ubu uriya muntu uri ku isi azacungurwa ate mwararira muri kwakurira yari ari mu mwuka haleluya Imana imuhumura amaso ngo areba mu ijuru waraje mu ijuru abona gahunda zo mu ijuru ziragenda uko bisanzwe imiborogo yari iri ku isi ntacyo byari bivuze gahunda zo mu ijuru zari zikomeje mubona nta muntu witeguye kuza gucunga noneho amarira aba menshi aragira muri gatatu kose ko mu ijuru ubonye nta kintu kiriyo reka ndebe basikuze yari yibutse ba Aburahamu ba Yakobo n'abandi arebye ikuzimu amaso yarapfumura ajya ikuzimu cyane ajya mu bituro areba babandi batubanjirije babandi bitwa basogokuru basanga barasinziriye nta kibazo bafite aravuga ati ndajyayo wirira muri isi bari bisinziriye nta kibazo bari bafite n'isi ho yari induru warataka cyane araboroga aravuga ngo data bigenze bite ko umwana w'umuntu apfuye nabi hakaba habuze uwo kumucunga cyangwa bari bararira haleluya haleluya yihebye abuze uko agenza abuze uko yifata abuze aho abyerekeza hari igihe tujya tugeramo umukristo akareba iburyo akareba ibumoso akareba imbere n'inyuma akabona nta kintu gihari bamwe bahita bafata umwanzuro wo kwiyahura abandi bagafata umwanzuro wo kwiba abandi bagafata umwanzuro wo kubesha abandi bagafata umwanzuro nka wa wundi nawe bafashe ariko Yohana ngo agitumbiriye yari yaravuze induru ngo yumva inyuma ye haleluya haleluya ngo yumva ijwi inyuma ye ngo ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma ngo riramubwira ngo humura Yohana wihina ngo dore haleluya intare yo mu muryango wa Yuda igishyitsi cya Dawidi aranesheje kugira ngo azacungure umwana we haleluya Yohana barahindukira ajya gushakisha ijwi rivugana nawe akiriwe arabishakisha ngo maso arongera arahumuka hari igihe tureba tukareba nabi wareba mu ijuru ukabona nta gahunda bafite kandi nyamara mu ijuru gahunda yo kudutabarira haleluya Yohana ko gahunda bireba neza Imana ishimwe cyane ngo arebye mu ijuru mbona hari umugabo witwa Imana Data ngo yari yicaye ku ntebe ndende haleluya haleluya ngo arebye ku mpande
atareba ibyo yakagombye kureba. Yohana ngo abone Imana Data mwibaririza n'ijwi rirenga mwiravuga ngo mbese mwa bagabo mwicaye aha ninde natuma ninde watugendera. Ngo arenze mu bizima icurika imitwe, arenze mu makuru bacurika imitwe, arenze muri ba Mikayeli. Mikayeli isi yari ayizi, muramwibuka Mikayeli? Isi yari ayizi, ntabwo yari kwiyazarira kongera kugaruka, yari azi uko byamugendekeye. Arenze Gaburiyeli. Gaburiyeli atereka nawe uko byagenze bamusibukuza ngo bose baraceceka, bose bacecetse. Haleluya. Yohana abona ikintu kidasanzwe. Mwene data, nifuza ngo uyu munsi ubone ikintu kidasanzwe, ubone ikintu udatuye ubona, wumve ijwi utamenyereye kumva, uve mu kamenyero, amaso yawe areba ibindi bintu. Haleluya. Yohana ngo abone ikintu kidasanzwe, ngo yabonye usa n'umwana w'intama w'Imana watanzwe. Haleluya. Usa n'iki? N'umwana w'intama w'Imana watanzwe. Ngo ako kanya ngo abona arahagurutse, ngo atera intambwe, atera indi, ngo bageze imbere y'Imana Data. Haleluya. Ngo aragenda yenda igitabo ngo cyari kiri mu kuboko kw'Imana Data. Icyo gitabo ngo cyari gifatanishijwe ibimenyetso birindwi. Ngo arangije arabimena, ngo amaze kubimena, ibizima, abakuru, abamarayika bose, abari bari mu ijuru, ingabo y'ijuru yose, ngo barahaguruka batera indirimbo nshya, ngo baravuga ngo icyubahiro ni icy'Imana, ngo ni icy'umwana w'intama w'Imana, ngo kuko ari wowe watanga ibimana, indimi n'imiryango, ngo kuva isi n'ijuru bitari byagira bite, bitari byari. Yohana abibonye umunezero uragaruka. Umunezero wawe ntugaruke, kuko wa wundi wa munsi na n'uyu munsi arahari. Haleluya. Wa wundi Yesu Yohana yabonye na n'uyu munsi arahari. Umunezero wawe ntugaruke, agahinda wari ufite ntigashire, kuko umwami Yesu yiteguye kuza kutumara agahinda n'umubabaro. Imana yacu nishimye cyane. Hanyuma Yohana agira ngo ni filime ariho arareba, ngo acabutse, ngo abona inyanja. Urumva ko yari aturiye inyanja, nyine niho bari baramushyize. Ngo abona amafi yo mu nyanja yabimenye. Haleluya. Amafi ari mu bintu byamenye ko Yesu Kristo ahagurutse gucungura umwana wawe. Ngo amafi yo mu nyanja ntiyongera gutinya, ngo arasimbuka. Nayo ngo aririmba ya ndirimbo abamarayika bariho bararirimba. Yitegereje ku misozi, ngo abona ibiti byahungabanye, ngo byose biravuga ngo icyubahiro ni icy'Imana, ni icy'umwana w'Imana. Suhuriza mwene so, umubwire uti humura, uti kandi komera, kubera kuko umwana w'intama w'Imana arahari, kugira ngo dutabare, kugira ngo tugirire neza, kugira ngo agendane natwe. Ku manywa turi kumwe, nijoro turi kumwe, mu ntambara turi kumwe, mu mwijima turi kumwe, ntashobora kubuza. Amanyangara iyo
urayibuka uza amajoro yawe uzi za kabutindi z'iwanyu ryazina bakwitaga se nturyibuka twisanze mu gusa haleluya haleluya twisanze kubw'urukundo rw'Imana kubw'imbabazi z'Imana twisanze ntacyo twakoze. Hari igihe abarokore muhura n'umuntu utari umurokore ngo wigize nabi mukagenda muzunguza imitwe murazunguza imitwe y'icyo ntabwo ariko mwari mumeze. Nyamureka kubeshya n'iki wakoze nta mafaranga agahese watanze mu kigo wakoze. Yewe nakijijwe nasinze ubwo se nanatanze abantu bigeze basindaho nk'ageri bane gusa ko hano muri Furake nta n'umwe wasindaga mugira gutya ndende mugira gutya ndende ese mushukuye Yesu kayoka rero umuntu mwicara yigeze asohoka nawe ntibazababeshe n'utarasomyeho yakoraga ibindi utarasomye ukayoba yakoraga ibindi nuko bimeze nushaka uba waravukiye mu nzu kwa pasitori sanga hari abagabo bari mu rugo barabwira ngo tumaze tujya kukwakira bajya kumva byeri niyo ya mbere ya kabiri ya gatatu wa wundi wajyanye yaramaze kumwenye ndamubwira nti rero ese gataha mu rugo nasinze ndi umushyitsi nidutahe iyo buri gare nicyo twari turiho aramwe wicara mu twari reka wowe wasinze ntiwambika aho kwicara wagiye gutwara urenze kunyonga igare cyane mushize ku igare turagiye aho twari twanywereye no mu rugo hari kilometero kimwe turagenda tugera mu rugo mu igare rye rigaho genda uryame na hejo nkimara kuva kuri rya gare ndagenda ninjiye imbere y'umuryango neza aho twinjiye ubanza n'izo nanyoye ngitangira kunywa ziraje ndasinda ariko sinzi afite ubwenge aho ninjiriraga icyumba cya mukecuru cyari kiri nk'aha ngaha ndabona ubu ninjira ariko ubwenge bwasize ubu ninjira mukecuru abone nasinze kandi nsinda gusuhuza ubwo gahunda yamaze kuba kwinjira mu cyumba cyanjye ntamushuruje maze amezi atandatu ese nintamusuhuza we ntari buze kunsuhuza ubwo ni ubwenge bw'abasizi ndagenda nca mu muryango w'inyuma ninjira mu cyumba nararagamo ndaryama mukecuru yumva ko naje arafata umuhungu wanjye ndamuzi kuriya yaje isomye arabyuka asanga mu cyumba ese uraho ese burya utasuhuje uraho mukecuru ndumva ntameze neza ariko burya baba batuzi bwira mwene se uti barakuzi iyo turi aha ngaha tubwiriza ushobora kwiyambika amakote y'ijana y'intama ariko barakuzi ndaba mwakoze imana wawumugisha mwaririmbye neza iriba mwaririmbye neza pe
abandi amazina sinayafashe cyane ariko baturirimbiye neza ariko ibyo ntibihagije. Ibyo ntibivuze ko mwanditse kuri rwa rufatiro. Ndaza kubibabwira uko bigenda. Ese nturya mwana we ntoya mukecuru nahejwe arigendera nanjye ndamubura. Ubundi umusinzi nyamusinzi iyo yasinze no mu kiziba yaryamamo akamutekereza aho ariho hose wakwiryamira. Ntabwo mujya muva ko bavuga ngo manyinya ni umuti w'ibitotsi. Yewe nahumiriza amaso ngo sinzire nkabona igitanda kigize gutya kiribiribire ninapfuye data mera nk'umuntu ugitangira kunywa inzoga kandi nari zisasiyeho. Saa yine ziragera muri bitotsi, saa tanu ziragera muri bitotsi, saa sita ziragera muri bitotsi, bibaye hafi saa saba n'amanyuma ubu banduze ko kuko icyahise kuko numvaga atari ubusinzi kuko si ubwa mbere nari nzinyoye ndetse uwo munsi nari nanyoye nkeya. Ndavuga ngo bandoze nta kindi bankoreye kandi umutima ubyuzuzamo ko bandoze. Ndangije ariko nibuka tekinike y'abakobwa bajyaga banywa inzoga twajyaga tujyana mu kabari. Nibuka tekinike yabo nivuga urasanga nabo bajya kuyikoresha. Bari bafite tekinike y'abo bakobwa baragendera bakanywa bamara gusinda bagasohoka hanze bakihaga bakaruka bamara kuruka inzoga zikaba zirashize bakagaruka bakanywa izindi. Nanjye nabonye ubwo nasinze rero reka njye kwihaga ndagenda ndakaraba mfatiza intoki zanjye ebyiri nzoherezamo negereza ko byeyi garuka. Ikimenyetso cy'uko bandoze kiba kirabonetse ariko ninde wari wandoze ntawe uhari. Ndagerageza biranga ndataha nsubira mu cyumba ndavuga rero birarangiye ariko mukecuru yumvise ko umuhungu we yagize ibibazo arabyuka ajya ku gasambi atangira gusenga. Babyeyi mujye gusengera abana nimukajye mwirirwa mubatuka gusa muvuga ngo iki cyana cyarananiye cyarakunaniye se wakibyariye iki. Uwo mwana ni uwawe murere nk'uko ugomba kumurera kandi ugire ute umusengera Imana. Mukecuru muri ayo masaha nari nasinze ntacyo yari kuza kumbwira nta n'icyo yari kumbwira ngo nyumve ahubwo yaramanutse ajya ku gasambi aravuga aravuga ngo Mana ngize umwana. Haleluya. Arasenga nanjye ndihaga biranga, arasenga nanjye ndihaga biranga, usubira mu buriri nakwiyoza agashuka nahumiriza cya gitanda kikongera kikagira gitya napfuye ntangira kwitegura nyine ukuntu ndi bupfe bari bunshyingure nzize byeri mu mwanya ryaje Yohana yumvise nanjye ndaryumva. Haleluya. Numvise mu matwi yanjye rirampamagara ngo Tarsisi. Umwambagaye ndamubwira ariko mubuze irongera inambwira ngumva ngo nusenga urabona ibitotsi. Ndaseka kubwira umuhungu winjiriye mu kabari ngo nasenga ndaseka maze guseka kubera ko nari mbabaye. Hari umuntu wigeze muri bitotsi mwe? Yego birababaza kandi noneho ngeni mpari kubura ibitotsi hari hageretseho ko namaze gushyira mu mutima ko ngiye gupfa bandoze. Ryajwi rirambwira ngo nusenga urabona ibitotsi. Ndaseka ariko ndasenga nasenze mu magambo abiri. Imana ntiyumva kubera ko twavuze cyane. Oya. Haleluya. Muri ibyo yahoze ngo n'amantangara y'isi ngo kuza murengere ko bambwiye. Ndavuga ngo Mana numva ibitotsi sizongera kumwizera. Ninongera kwizima uzakoresha icyo ushaka. Numva isengesho nasenze mushumba cyane bikomeye nisangoresha icyo ushaka. Ubu ni
haleluya. Ndasinzira kandi cya gitanda nticyongera kwibirindura, ndasinzira kugeza mu gitondo saa 2. Wa mugabo twasangiye abaragarutse mu rugo, aza kubaza mukecuru ngo sintarabyuka. Mukecuru nawe atereka reka ahubwo zaraye zimwishe. Wa mugabo nawe ati gombe ziramwishe zimwicira iki? Umuti w'inzoga ntawuzi. Inzoga zivurwa n'izindi. Yazanye kunywa kandi gacupa. Yamenye ko naraye mvuze amasezerano n'Imana. Haleluya. Hari amasezerano nawe wakoze. Mujye wongera uyibuke uyatekereze. Mujye mwongera mwibuke amasezerano. Ya magambo duhora gusenga tukajya no amasaha n'amasaha usenga uvuga ajya n'amasezerano uri urabwira Imana. Kandi utekereze wowe watsibagirwa Imana ntiyazibagirwa. Ibishoboka. Baraza banamwumvise ndabyuka njya kumureba, ngiye kumureba ndetse zaraye zimwishe. Shaka wamenye kabisa sinzi ibyo ari byo. Ati zivurwa n'izindi tugende mu wakane gacu. Ndamubwira nti naraye mvuze usinzora. Mama wamzaye niwe wambwiye ngo mwana ndakuzi narakwizaye. Nawe ukarakuzi. Urambwira ngo ntawe ufite. Uramufite kuko yagiye yakubyaye. Arakuzi rero. Ndetse n'uwo mwicaranye arakuzi. Ntabwo muzi amakuru ya Namani. Mwari ntuyazi. Ba mwari ntimuyazi. Yararwaye ibibembe mu mubiri wose ariko akabyambarira hoteli ya gisirikare. Agashyiraho imbere. Akagenda mu muhanda. Bibiliya iravuga ngo niwe muntu Imana yakoreshaga kugira ngo atsinde Abisirayeli. Ariko yarabize atabushoboye. Yarazi yuko yabikamufuye, yarazi yuko yabihishe, yarazi yuko ntawe ushobora kubimenya n'umuntu wawe. Baragenda rero bikoraho bazana agakobwa kakanyagano kavuye mu Isirayeli bakagira agakozi kabo. Baza batari baza barabimenya. Kariya gakobwa ko katabagaho shebuja yambarira kabimenye gato. Ntacyo wakora mu gihe cyo kumenyekana. Ushobora kwibeshya uti nzari peta ndirimbe cyane. Nibyo pe ujye uririmba cyane kugira ngo tujye mu ijuru. Ariko ibyawe byose birazo. Ibyanjye byose iyo biva bikagera byose hatavuyeho na kamwe byose birazo. Kandi Imana iri muri Yesu. Imana ntiyarya ruswa. Ibazababeshya. Jewe wayizanira wasanga naguye nayo. Imana izahembera umuntu icyo yakoze. Ntabwo Imana wayitetesha kubwiriza cyane. Ntabwo Imana wayitetesha kuvuga mu ndimi nshya. Dore ko zitaba zikiri nashya kuko waraziguze abantu barazumvise. Izongera kubasha. Zazashaje. Ntabwo Imana wayitetesha amafaranga menshi. Ntabwo Imana wayitetesha kubaka urusengero rusa rutyo. Jamais. Niba ushaka gutereta Imana, haleluya. Yibwire ngo ni umunyabyaha. Kandi nciye bugufi ndihana imbere yawe. Aho ngaho Imana urayitereta igakora. Naho ibindi byose ni ikinyoma. Agakobwa kagenda kareba nyirabuja karamubwira ati ko mbonye databuja yarashize. Yawe ndabo agasharuwe. Ibyo bibwiwe ni iki? Babibonye ati yewe ati nivugiraga ariko mbonye yarashize. Barokora ntabwo kwambara ijipo rirerire no kwambara karavati itukura ngewe nambaye ntabwo ibyo ari ikimenyetso cy'uko turi kurufatira. Karamubwira ngo namubonye yarashize.
aragenda yegera umugabo agiye gutanga agakobwa waze kamukoze ese bigenze bite kambwiye ngo warashize hari igihe abarokore tugenda twarashize umuntu akaririmba yarashize umuntu akabwiriza yarashize umuntu akadiyakona yarashize umuntu agakora ya mirimo yose yarashize akavunika yarashize baweruka wihangane amagambo y'umushyitsi ntatera ubwoba kuko mu mwanya twebwe turagenda nabonye itorero rimwe ryari rifite umudiyakoni w'umurozi umudiyakoni w'umurozi kandi sipesiyalite ye ntabwo kwari ukuroga abantu bose babonetse yarogaga bavuga ubutumwa gusa biramwene se umudiyakoni yarabarose barapfa ariko ntitujyayo ririya torero abantu bajyayo kubiriza bagapfa ntabwo tujyayo Imana yahagurutse abasore bane irababwira ngo noneho ishize iherezo ku burozi buriya mukicwa nimugende nijye ubatuma cyakora ndamubereka nimuhaguruke mugende nijye uvuze namwihanganiye igihe kirekire yanze kumva ariko noneho nimuhaguruke mugende ngiye kumushyira mu kanwa isi bamwishyira inyuma n'umwe wonyine gusa Bibiliya ikavuga ngo byose mubikora mbareba nkabihorera ngo mukagira ngo mwanye nawe ngo ariko nzabishyira ku murongo uko byagiye ngo muze ngo nzabaseka icyo mwatinyaga kibageze barahungu barahaguruka baragenda barasenga barangije barahaguruka baragenda Imana irababwira ngo umuntu uri mu baroge ni umugore muremure w'umudiyakoni ati kandi nimugera mu marembo y'urusengero ati araza kubakira abyina kandi n'ingingo z'Imana yarimo buriya karibu yavuga iki rero ngo nimuze namwe murye barokore igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga data bamusenga mu mwuka no mu kuri tuve mu binyoma tureke kwibesha ubugingo ntabwo dufite igihe kirageze ngo dukizwe umugore azabyina abageze imbere abyina ngo abasoza baramubwira ngo ihane umugore Imana iramubwira ngo ihane umugore agamije ijosi mu mwanya wabona umugore ari ingenzi no hasi isi yose iramumenya ko ari wowe wicaga abakozi b'Imana icyo nicyo dutegereje se icyo dutegereje muzagende mu bigenzure murebe nta kintu na kimwe dushobora guhisha Imana warabatanye ngo bari guhanya kujya cyangwa se uri warabisobanurira
n'iryo haza gushakira ahandi n'iryo. Nyamara urufatiro rw'Imana ruricyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka yasabe. Arangije kuko nta rundi rufatiro dushobora gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Haleluya. Nuko rero wubaka ni icyo wakubakisha icyo ari cyo cyose, wirinde mu buryo wubakaho, kuko umurimo w'umuntu wese uzagaragarishwa umuriro. Undi mureke mubabwire n'umunyakigali iwanyu. Kigali iwanyu abagore babiri abaririmbyi, umusore yiha kujya kubasura, agiye guhugura ibyahugura, ageze yasanga bamwiteguye, bajya kumushakira, baraza bati arimo guteka neza, warangiza ugashyiramo amazi. Ese umuriro ntubabaza iyo mutetse mwebwe ntabwo mwumva mubabura. Baraza bateka neza ibiryo biryoshye, urumva nawe umusore ubonye ibiryo biryoshye urumva se byagenda gusa. Erega babibona gakeya abasore. Nurakara kurya ibiryo bibishe uzabivemo ngo umusore uzamurike. Bamwiteguye ni abaririmbyi bagenzi be baririmbana, igihe kiragera babishyira ku meza bati dusenye. Umwe muri barasenye, ariko ka gasore nako karahuriza. Haleluya. Hari abantu bubatse ku biti, hari abantu banditseho Uwiteka agize ate asabe, kandi abo ngabo se bari hehe? Banditse kuri rwa rufatiro. Ibyaha byakorwa, amahano yakorwa, ariko mureke babwire mu itorero ry'Imana harimo abantu banditse ku rufatiro. Haleluya. Haleluya. Abo ngabo rero n'Imana ibarenze ngo ntibabonamo uburozi, ntibabonamo kuragura, ntibabonamo amafuti, kuko banditse ku rufatiro rw'Imana. Yesu yashimye. Imana iramubwira ngo ibyo biryo ntubirye kuko babirose, ahubwo babwire babanze barye. Barangije gusenga arasenza, Imana ibi biryo byeze, ibi biryo bitunganye, ibi biryo bikura mu mufumo wa Satani mu izina ryawe. Wabishyizemo ushaka ko byera. Arangije kandi ahubwo kabitera imboni. Erega basanze twariye, wino dusangire. Waririye iki se kandi wari waneguye ku gitanda n'ibintu dusangire? Banga kubirya babagore. Umwana arababwira ati reka mbabwire, mwanduze ariko ntacyo ndi. Bararira, ariya marira we. Ariya marira uyakurahe? Ariko se muyakura he? Mukamutivayi we ntiyagize? Dore hariya niho kurwanya umuriro. Abagore bararira, umwana utubabarire rwose, mwene data utubabarire, ariko Satani we, Satani we, Satani rwose utubabarire, ntuzabibwire mushumba,
mwarimu rwose ntazabimenye mwarimu uzabimenye arabe mugabo bari kumusoma n'uvugame basenge Imana nihari rwose turihamye ariko Satani waduteye atego aribeshe ngo yabarangiza n'ibiganza y'abasenge uretse Yesu wenyine wafata kabaye twenda akoza ntikongere no kumuka ubundi jamais bazabesha Yesu wenyine gusa umuhunga niba ngiza nyirikiragera asubira barongera nabo reka mutazongera ngo ni Butare ntihandi wandikira barongera basengera amasengesho yabo nabo arahumiriza arasenga arababwira ati ariko mwaba mwongeye ko nta rundi rufatiro dushobora gushyiraho ibyo ukora ibyo ari byo byose niba haleluya bitari mu murongo w'ibyo Yesu ashaka menya ngo urashyushya intebe gusa
kukubwira ko umuntu wahemukiye ejo utamuzi. ubu ntawe uzi ko umugabo yagurishije n'amafaranga yazajya amuhamagara ati alo ese bya bintu byatumwe naho ihangane rwose bugacya. alo ese uriye ati shaka ugeze guhamagara agenda rwose. umunsi wa nyuma muhamagara mureba imbere ye. shaka rwose ya gahunda rwose ntabara umwana wa mama. ese uri hehe ati ubu ntakubeshya ngeze kuri Nyabarongo cy'Kigali. undi araraka ngo none se icyo ngicyo mbona imbere yanjye gitangiza amaguru ngo ni cyane ntabwo ari wowe. bacyumva usanga bariho baravugana kuri metero 10. nta cyahishwe kitazahishwe. na kimwe cyakorewe mu isi y'ijuru kigahishwa kitazahishwa. Bibiliya iravuga ngo ibyaha by'abantu bamwe na bamwe ngo bimenyekana vuba, ngo ariko rero ngo n'ibitamenyekana vuba nabyo ngo ntibizahishwa nabyo bizamenyekana. ibitaramenyekana sore yaje mu cyumba cy'abasengesho iwanjye niyo nari ngirongora nawe uneberera umugore atwigindanye y'amezi 6 arambwira ngo uvuga Imana ibwiye ikubwiye buriye wirambwiye gukora abasengesho y'iminsi 20 utari dutamu wari utayakora umugore wawe azapfa bataravuze iminsi 20 ushobora ubwo nayikora nayo harya nawe abagiye kwihindura umucunguzi se wowe niba uyikora Imana iguha umugisha ariko jyewe 40 rwose ntabwo reka tubirangira reka tugerageza none namubwira n'ikubwiye wiki irakubwiye ngo muri abasengesho y'iminsi 40 nta n'amazi ishyira mu kanwa ati 40 nutayikora Imana yavuze ngo umugore wawe arapfa. abari gasisi agaho kibuga karahiye ubona bigira ariko numva umwuka uraje amagara rwose itenda umwana araza ndetse intebero bitari gusiga n'icyaha ati kirimo ni izana amata izana n'igikombe uyu mugabo icyayi ushyiremo amata menshi akoze n'isukari nyinshi umuhango arakizana ngo hari icyayi gikoze amata hanyuma nurangiza ku kigo usohokere mu nzu utahe hanyuma ujye kubwira Imana ko abasengesho y'iminsi 40 azaza. ati umugore wawe genda uyibwire ngo ntazayasenga. ubuse Imana nanyuma 40 ntabwo izi. Imana irazi jyewe ntaho nayihisha ntabwo rero nayizanaho icyo kuyibeshabesha oya nayibwira ngo Mana ibyo rwose uramenye. uzi icyamubayeho umuhungu yaraje ageze hano i Kigali ajya mu cyumba gusenga afata umukobwa w'abandi bamusaba baba baramushira uyu muntu yari yatumwe n'umwuka w'Imana kuza kumwira mujye mwitonda hari abantu bavuga Imana ariko batambitse ku rufatiro rw'Imana. hari abantu bazi kuyivuga akakubwira Imana ukagira ngo bari bicaranye mu gitondo
nababwiye ibintu ko mwacecetse cyane atari iki reka dusoze. Haleluya. Reka dusoze, ariko dusoze mubwira ngo hari abantu banditse ku rufatiro neza, amazina mu nyuguti nini banditse ku rufatiro. Haleluya. Hari abantu, hari abagore, hari abakobwa, hari abasore, hari abagabo banditse ku rufatiro rw'Imana. Yohana yarababonye mu gitabo cy'Ibyahishuwe, arababona abonye abantu bangana n'umusenyi wo ku nyanja. Haleluya. Bangana n'iki? Waba barasa. Ariko igitangaza ni ukuba hari abantu bangana n'umusenyi wo ku nyanja banditse ku rufatiro, izina ryanjye rikaba ritariho. Ni amahano. Reka nsoreze ku gasore kandi ntabwo nkavugaho cyane, ndakavuga gusa agahungu kitwa Dawidi kari karanditswe ku rufatiro rw'Imana. Umunsi umwe karagenda agasanga ingabo z'Abisirayeli zimaze iminsi 40 n'amajoro 40. Hari umugabo witwa Goliyati wahagurukiye kubasuzugura no gusuzugura umwami n'Imana yabo, ngo agahaguruka akabacenga mu mazina z'Imana y'iwabo, akababwira ngo nsuzuguye ingabo za Isirayeli, nsuzuguye umwami wanyu, nsuzuguye n'Imana muvuga. Bagacuka umutwe mu ntoki, akababwira ngo niba ibyo muzi atari ukuri, nihagira umugabo muri mwe mwitore tumaze turwane, natsinda tuzabayoboka. Haburamo umuntu, kandi nyamara bari bavuye iwabo bafite indwara yo kurwana. Misi 40 Esaya arahaguruka akavuga ati sha genda urebere bene so, maze iyi minsi yose nta makuru yabo ufite, genda umenyere amakuru ya bene so, umenyere n'amakuru y'urugamba uko ameze. Karagenda kahageze ngo kabitsa ibintu, umubitsi w'ibintu ngo karamanuka kajya aho urugamba ruri, ngo kahageze gakurirana na Goliyati bigatahagurutse, batangiye kubatuka. Mbabona bose bacuritse umutwe mu maguru, babuze icyo bavuga, bamajiriwe, bumiwe, byabayobeye. Kandi ngo hari n'abahungu b'Abisirayeli b'intwari bazi kurwana gitangaza. Kahageze ngo karabaza, ariko iriya ndakebwa mbonye hariya yubahutse kudutuka, igatuka n'Imana yacu, buriya byagenze bite ko? Mbese ngo baramwumvise batata amaso yawe, turakuza amahane yawe, ubu twadutanga twaso badusigiye, ubuzana no kureba urugamba, sura kudutanga twaso. Yewe nyamvuga ngo bo bari bajyanywe n'iki? Ko bamutukaga bo bari bajyanywe n'iki? Ko bari bamaze iminsi 40. Nako karababwira kari kokereka niba hari ikindi cyaha bakore, hari icyo mboze ngo kigira hirya akabazo undi muntu kati uwakwikiriye agakebwa umwami yamugororera iki? Umugabo we hirya baramubwiye ngo umwami yavuze ko uzamwica, azamushingira umukobwa we kandi azamuha ubutunzi bw'igitangaza. Undi hirya aba yirutse, Dawidi ntaravuga yuko yamwica, yavuze gusa ngo wamwica. Undi aba yanyuze hirya yirutse, aba yagezeyo abwira umwami ati nyagasani, ati noneho ushyize umutima mu nda, ntabonetse uvuga kuri bwica. Arabonetse mu ngabo z'Abisirayeli, undi ati bose arabonetse. Wamubonye n'amaso yawe? Namubonye. Ni muri bise nka Goliyati? Umwami nawe ni igitangaza, icyo nakubwira cyo ni igitangaza. Kigenda umuza. Iyo umuntu yanditse ku rufatiro, ntibigombera ko agira ibituza. Iyo umuntu yanditse ku rufatiro, ntibigombera ko agira imbaraga z'isirikare. Iyo umuntu yanditse ku rufatiro, ntibigombera ko kuri we haba hariho ibintu bitagaragara ku bandi. Oya, iyo umuntu yanditse ku rufatiro, imbaraga ze ziri imbere. Aramubwira ngo namubonye, twanavuganye
bahageze umwami ntiyamenye yuko ari bo baje. Ese sha wa muntu wamuzanye simbuye umwami ati n'ubu abati umuhungu wanjye cyangwa asaze naravuze abati umuhungu wanjye uriya mugabo uri yati umugabo wamenyereye intambara uri cyangwa umusore w'umugenda itaje cyakora ukunda igihugu cyawe uzavamo umusirikare mwiza. Kandi abindi karakata karagenda ariko kumva agasuzuma kageze hakurya karagaruka batereganya kubaho ati burya icyo nashaka ati bashaka kundi ati ndi umushumba w'intama zawe ati uri iki uri umushumba w'intama or please ntabwo uri umusirikare batuye ndi umushumba w'intama za data noneho genda nari nagize muri n'umusirikare none uri umushumba gusa karagenda ko yatsibye navugaga ati wavuga iki ati ndagira mu mashyamba manini ati kandi muri ayo mashyamba habayo ibikoko bibiri habayo intare hakabayo n'ingwe ati kandi iyi ntare igafata umwana w'intama ati njye simbuka nkamuvana mu kanwa kayo nkamusubiza mu rugo. Umwami noneho abitega amatwi ati nasubiza mu rukumbi intare yashaka kuza kumfata ati njya mvuduka nkayisumbira nkayifata rimwe ati nkayishwanyaguza nkayica. Umwami ati bishe intare ati si intare imwe sebyiri ati ahubwo uretse n'intare n'idubu narayishe warayishe idubu ati oke niba warishe intare rero ariko akamubwira ijambo nakunze cyane karamubwira ngo none nyagasani ubw'Imana yanjye yangirije amenyo y'intare n'amenyo y'idubu ntizagiza uriya mukristiya araceka. Haleluya! nibushira ubwoba bushira ibinya uwo turi kumwe arakomeye barushaho. Imana yamufashije aramubwira ati nanjye nzamushwanyaguza nk'uko nashwanyaguje imwe muri ziriya ntare nari yafata. Umwami ati sha ubw'ibyo wabikoze reka nkwereke amuzanira igikote cye cy'icyuma ngo gikingire igituza ariko munsi yicaye idubu icyo cyuma ntacyo yari yambaye ngo amuzanira n'ibikingira imirundi umunsi yica intare ibyo byuma bikingira imirundi ntacyo yari yambaye rwose ngo amuha n'ingabo amuha n'icumu. Mu yandi magambo umwami yari yiyaguye yose abimuhaye ariko ndaramubwira ngo igihe cyanjye rero ntikiragera burya nicyo bisobanura. Aramubwira uko karabyambaye gatera intambwe no kubihagurutsa biraba ibiro byari bikeya ntigari kubishobora ageze gutya wati biraba karamubwira terega mwami ibi ngibi ntabwo nabimenyereye urajya kugana utambaye ibyo ati ntabwo nabimenyereye umunsi nicaye intare n'idubu ibi nta byari bihari kabivanamo karabigusubiza ngo kazinga ipataro bagize gucemura ngo karangire kamanuka mu mugezi gatora amabuye 5. Haleluya! ngo kayashyira mu ngumba y'abashumba kamaze gushyira mu ngumba y'abashumba agafashamo kari kirutse bakanyura ku ngabo z'Abisirayeli ntibamenya amakuru bene wabo bakafatira ko kariya kantu kagenda kuri kariya ni ka Dawidi ngo karagenda n'imbere ya Goliyati kamuhagarara imbere ngo gakubitana n'uko Goliyati ahagurutse ngo atangiye kubatukana ibuye rimwe gusa ngo kayishyira mu buhumetso karangije kararizunguza rero izi tekinike n'uburyo ni tekinike igometse buriya batararangara ngo kariho karakoresha tekinike zitazwi ariko birakora. Haleluya! Zabindi za tekinike zacu zirakora bazabasha karazunguza kuboko kumaze kuremera ngo karabirekera. Yanibaza ngo se mu gahanga niho hanini kuruta kunda kuki itakubize mu ngabo ariko riragenda rijya muri Nyiramivumbi. Muri Nyiramivumbi murahazi dore ni hano
musome muri Bibiliya zawe. Ntabwo bigeze biruka. Narabibonye muze gusoma. Ntabwo bigeze biruka. Ngo Dawidi baragiye n'uwatwazanye inkota Goliyati yarakira aho ngaho ngo amuhagarara hejuru ngo afate inkota yari Goliyati yari afite ngo amuca igihanga ngo akimara kumuca igihanga nabwo ntibiruka. Yongera nibaza ngo baravuze ati Goliyati agiye kubita ryane kariya data ariko yari yarangiye burya yari yarangiye afata cya gihanga arakizamuye. Akizamuye nibwo bamenye ko Goliyati yapfuye. Uwo mutwazaga icumu abaributse, ingabo z'Abafilisitiya ziba zirirutse, Abisirayeli mu kibaya iyo ngiyo bari barakwamiye barakagurutse. Haleluya! ngo barabirukankana ngo bagenda babica umugenda ngo babarenza iyo. Haleluya! ngo barangije baragaruka. Mu gihe birukankanaga abantu birukankana ingabo z'Abasiriya, hari undi mugabo nawe uwo wibutse asubira ibwami ajya kuvuga amacumu. Baravuga ati wa muntu aramurangije. Icyo mutazabwira muzabaze pasiteri wanyu niwe muteolojiye azababwire yewe yewe ntimubimaze. Ahantu abagore baturutse simaze, ahantu abagabo isinzi y'abagabo baturutse simaze, ariko icyozi kimwe gusa nuko bose abagabo n'abagore bibutse gusanganira Dawidi. Haleluya! ngo baragenda bahura na Dawidi afite cya gihanga mu maboko. Ahantu bariya abagore n'abariya abagabo bigiye ya ndirimbo baririmbye mushubu uzahabasobanurira yewe ntazi iyo repetisiyo igihe bayikoreye simpazi, ariko nshatse nanabimenya kuko natwe umunsi twageze mu ijuru tuzaririmba indirimbo nshya kandi tuzaba tuvuye mu isi. Nta mwanya wa repetisiyo uzaba uhari, ariko umwuka uzaba turimo uzatuma tumenya ibyo tutigeze kumenya, uzatuma turirimba, uzatuma tumera nk'uko Imana imeze. Imana yacu nishimwe cyane. Abagore ngo bararirimba ngo barangije barikiranya ngo baravuga ngo Sawuli yishe ibihumbi ngo ariko Dawidi we ngo yishe inzovu. Abagabo nabo bakabikiriza muri baze, abandi nuko baragenda bagera ibwami. Haleluya! kumva icyo gihe amahoro araboneka. Iyo hari abantu banditse ku rufatiro, iyo bahagurutse bagakora, amahoro araboneka mu gihugu. Abantu banditse ku rufatiro nibo batuma itorero rigira amahoro, nibo batuma itorero rigira ubuzima. Abantu banditse ku rufatiro biriya byose twirirwa twirukanka, mureke dushakisha uburyo twakwandika ku rufatiro. Haleluya! ndashoje mwene data, ndashoje. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo urufatiro rw'Imana ruri cyahagaze, ngo rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. ngo nuko rero umuntu wese ushaka kuvuga izina ry'Uwiteka abanza apfe bidatunganye. Tugiye gusenga Imana. Haleluya! iyo ngeze aho ngaho nsanga nanjye n'umwe mu bandi ndatunganyirwa, avuga ngo Mana nanjye wandabaye wangiriye neza. Pawulo arandika aravuga ngo haleluya, nitumara kubwiriza abandi ngo natwe ntituzamere nk'abagira bate, ntituzamere nk'abagabo. Nanjye nifuza ko Imana yongera kwandika neza izina ryanjye ku rufatiro. Nanjye nifuza ko bya bindi bitsinda uyu munsi imbaraga zo kubitsinda, ariko hari nawe niko bimeze. Nawe usanze hari ibyagutsinze ukeneye ko Imana iguha imbaraga. Niba ariko bimeze mwene data, jeje udufatire gusenga kuko utanga imbaraga ni hano. Yesu wacu ahari kugira ngo tugirire neza. Hari akaririmbo nafashe kera bajyaga baririmba iwacu nkakumva bakavuga ngo yewe mwami nari pasitori, yewe mwami nari umuririmbyi, yewe data nari diyakoni, none mwami dore ndasigaye. Ntabwo nafashe kode, yewe ndashaka kujya mu ijuru, nawe urashaka kujyayo. Ntabwo kadufatikanya gusenga tubwire Yesu umunyadutabara. Yesu nabamugisha bene data, Yesu nabamugisha. Ntabwo nababwiye kwihana, nababwiye kwitunganya. Ahubwo kwivugisha udusenga Imana, tubwire Imana ngo Mana ongera utugirire neza, ongera udutunganye, ongera utuboneze, ongera utugirire neza, ongera uduhe bya
ongera ubidure, ongera uduhe ya mavuta ya kera, ongera utugenzereze nka kwa kundi watugenzerezaga tugikizwa, ongera udukundishe gusenga nka kwa kundi twasengaga tukimara guhamagara, ongera udukundishe umurimo wawe nk'uko wadukundishije kera, ongera udukundishe bene data. Haleluya, haleluya. Mana nibahugisha, Mana nibahugisha. Mwebwe rero muhagurutse Imana ibahugisha, n'abicaye Imana ibahugisha. Hanyuma hagiye kubaza muri twebwe duhagurutse, nta muntu waje hano adakijijwe ariko akaba ashaka kwakira Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, akaba yaje muri biterane adakijijwe, amaze kumva ijambo ry'Imana agafata umwanzuro wo gukizwa, ntawe uhari wazamura ikiganza rero tuza kugusenga. Abona twese turabarokora. Imana ibahugisha, tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Itorero rya hano ntabwo mwari twavuganye simbizi, niba hari abantu bari hanze y'itorero simbizi kubera ko bakoze ibyaha, hanyuma itorero rirabatenga simbizi, ariko niba bahari ukaba wumvise ukeneye gusaba Imana imbabazi, ukaba wumvise nawe uvuga ngo ndashaka gusaba bene data imbabazi nkagaruka mu murongo w'Imana, zamura ikiganza niba bakubabarire. Imana ishimwe cyane, abo nabo ntabahari, tugiye gusenga Imana rero. Haleluya. Yagira ngo ushobora twemerere aduha umunota umwe cyangwa ibiri, buri muntu wese amaze yisengera ku giti cye, ubanze witwara imbere y'Imana yawe uyibwire byose, kuko muri ibi byaravuze ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe, ngo arakunda kandi arashasha. Ubanze umubwire byose, aho wagize intege nkeya ni wowe uhazi, nuko nanjye aho nagize intege nkeya ni uhazi. Haleluya. Hanyuma nurangiza ushobora ahita dusengera, ushobora guhindura iminota ibiri dusenga Imana, niturangiza ya minota ibiri ushobora gutambuke adusengera Imana. Imana turagushimiye. Atura n'ururimi rwawe uvuge ubwira Imana n'ururimi rwawe usenge. Urufatiro ruracyariho, hari ahandi havuga ngo ariko umuntu yirinda uko yubakaho. Abantu baba bakijijwe ariko bakubaka nabi urufatiro, mu ntegeke, mu byaha, kandi abantu bakora ibyaha, abantu bagwa mu byaha. Turi mu isi bari mu binyereke. Muri uyu mwanya ntawe uzi impamvu yahagurukije ikorani y'umuco. Niba hari uwo kumva ko hari ahadatunganye, zamura ikiganza cyawe uze hano imbere. Zamura ikiganza cyawe wize hano imbere. Urahari? Reka dusenge Imana. Uhoraho Mana yacu, turagushimira ko urufatiro ruriho, nubwo turi mu bihe bigoye no mu bihe bikomeye, Uwiteka uzi abantu bawe dushobora kwitiranya, ntusindishiriza abatsindwa uko byaba bimeze kose. Urahagarara iyo uca urubanza. Dawudi yaravuze ngo ibyo byabereyeho kugira ngo uboneke kuboneye mu kimanza. Mana, itorero ryawe riri imbere yawe, tugushimiye iyi mesaje woherereje. Urufatiro rw'Imana ruracyariho, kandi rwanditse aya magambo, Uwiteka aratuzi. Imbere ye nta gicu gikuba, nta cyadukingiriza, ijoro n'amanywa ni sawasawa imbere y'Imana. Ibyakozwe mu mwijima bizagaragara ku manywa yawe. Babarira abana bawe, ni umwanya wo kwisuzuma mbere y'igihe no gutunganya ubugingo bwacu. Urakoze Mwami kubwira ijambo. Nyuma y'ijwi ry'umwigisha Profeseri mukuru Mwuka Wera aza dusanga tunashyizweho n'ijoro turyamye, nk'uko umwana wawe wamusanze yasinze uramuganiriza. Na nyuma y'ubu butumwa wasanze Sawuli ageze bisi, umunsi wa Desitani yari ahari, ariko i Damasiko umuteganyiriza i Damasiko. Hari Damasiko y'abantu bari aha, hari ahantu muzahurira. Mana, tegura uwo mwanya bwa Yesu.
Imana yacu tuyikomera amashyi.